Shiri Shiri wagiye ukana gukora inshingano z'urugo Shiri ndagushaka gusa wagiye mbabarira koko uri no kunyihurira ese wagiye ukora inshingano zawe nk'umugabo Shiri ndagushaka ese urabona ibintu njye nzabivamo kanguka ariko se ubona njye nagukumbuye ase ko iyo bakikubura si umugabo ndigenzamo ndi umugabo ndavanze Como é que eu não vou esse na gikwiye gukora bone yaba ari umugore nawe aseshe shiri ngiye mba nabuza mu tuvugisha ukuri ngiye ubona ndi baritazari koko ukuri kwiki buri kanya ushaka ati kuti ngiye mba ninaniriwe kabisa unanirwa ni gute wowe wubaka urugo gutya kamwe konyine warangiza ugaturya mana nese unagenda mana ngende ikaterepurare sirari hinga mana nese ngiye ntabwo ndi umuntu aseshe nayo kubizi sibyo abizi ndagukunda sibyo ase wowe buri kanya ushaka ati kuti uramuntu y'umugongo nzabasha kugutunga koko na tikuti kuzaburi kanya wowe ukene gutyo ni kuri kuvuga shiri hoya ninguca inyuma nibwo uzabibona witeka ase ubuturu butatu naraye nkubise ubu ntabwo buba buhaye ubugira ngo bite venisi bungende imashini cyangwa ndura muntu wahitinze mane baritazareka ariwe watikuye abantu 400 none se nge niba mbishaka ngiye nzajya mbipfiramo ese wajya umenya ko ndi umuntu nose nturi umugabo wanjye ndabakoresha ese wowe nawe nubishaka nanjye nzakora nakwitayeho nimba nasigaje naho kujya guhiga amafaranga so bizeza imbaraga uko ninzi kumariraho nabona tuzabaho none se niba ngiye rero urabizi mane uyu muntu urabizi turi nk'uko umuntu aba ameze sibyo umeze nk'umuntu wageze nk'Ubugande n'amaguru ngiye ntabwo mbyemera shira ese uzira modoka nzabasha kujya munsi nterije cye koko we kubizi none se ngiye urarunyicisha agahinda n'ijoro ryose ngore bashamana naryamye nanjye numva namo kandi ubejo ninza n'amafaranga nazanye kubera umunaniro cyase nkagira mu modoka y'umukire ngahita nsinzira uzatumbwira ngo umugabo wanjye garananiwe wagiye wemera none se basi nyine tubigenze dute ubihangane ngushaka none reka mubwire si byose nkumura n'injoro ndagutikura si byose nijoro nese ko mbishaka none nkubwiye wambabariye reka urabona budakeye iminota 2 si iminota 2 we ntabwo ubizi ukuntu ninda urabona iriya modoka y'umukire ntabwo uzi ukuntu twahanye gahunda reka njye mu kazi si byose nijoro humura ndi gutikura basi subikorana n'abandi nabona kuburiye uza wabihaze nyine njewe nkapfiramo nyine nkakureka asubureka ngombere sheri tuvugisha ukuri ninjoro nagukubisa amaturo ngaye vugisha ukuri none niba nje nkibishakanye amaturo none iyo bigeze saa 11 ntago ugomba kongera ireka saa 11 mba ngomba gutara imbaraga zo kujya gukora nuzi imbaraga zo gukora uzo kujya gukora utabanje kubaka urugo rwawe nese urugo nzajya gutikura utari nese unjye ngutikura utari izi ni inshingano zawe ngomba kujya njya ariko ukamenya n'inshingano zawe shirika mubwire si byose urabizi ndagukunda si byo kandi nawe basi wenda jyungirire muwe wenda ndabizi ubishaka pe ubishaka birenze kurenza uko ngiye mba mbishaka sibyo ariko basi mfasha basi nanjye wenda
njye nzigamare ako se urabona abana urareba turacyaraye ntabwo turabyara umva ngomba kubanza nyine ngashaka amafaranga uka niyo mayoneze ikaboneka ariko bose basi gakore nyine bari tugenda basi ngareka mubwire sibyo basi ndareka nitegure nyine urabona baraki nyine burake banza burakeye nijoro ubundi se nijoro twakora wigira ikintu mbwira ngo genda mbara ugende nijoro dukore tu ninguca inyuma azagira ikintu nanjye umbaza hasi hari umuntu wagutikura nkuko ngutikura wirwa ni cyanzanga hari abagabo bazi gukora pani ibyo byawe uri kuzumbwira ngo ugiye mu kazi rega nuko ubushaka amaturu meje je ndi hoho se ako nawe okay ntabwo uri hoho ninguca inyuma nkabikorana n'abandi bakanyemeza n'ibibazo abandi mu rugo rwabo ko hari n'igihe bakubita kamwe bakanyurwa sibyo abo ntabwo ari njyewe rero chere umva se ihangane ako nzihangana kugeza ryari ubundi ase wagiye unyumva erega reka nkubwi uzi impamvu buri kuvuga gutyo nababara nuko ubutakoresheje imbaraga nk'izo mba nakoresheje uba wigaramiye gusa nago chere ko wagiye unyumva gushobora amafaranga gusa isure ukuntu uri kumbabaza ntabwo ndi kukubabaza nge naje kubivaze hano mu rugo ugeze wumva mvuga ibintu by'ivaze sibyo bebe kubizi yuko nanjye mba nagerageje sibyo nkabasha kuguha ibyo mbashije wakwihangana uduturu naguhaye ko nzi neza yuko kandi waraye unyuzwe wanasinziriye neza aho ukuntu wicuye wagira ngo waraye none niba nshaka nakugejeje ahantu ariko ihangane nk'umura n'injoro ndakugezaho harenze hariya sibyo mbabarira ahubwo reka mubwire sibyo se reka nambare nitegure njye mu kazi sibyo ibyo bya buri munsi ni akazi genda bebe wambari basi ambara nta kibazo ambara ugende kuko n'ubundi uri kugumya untera akababaro n'agahinda kubundi impande nibyo ndikubona ndagiye barangonze ntabwo turi bwongere kubona nareba ambara ugende ninjoro ko ndi buze kugutikura wamvuye mu maso cyangwa ukankorera ibyo ndi gushaka wa muranda gutikura kore biki gihe za tikutiku za buri kanya twe ntabwo twe turi babarita za rimana twe batikura abantu usko aribwo mbonye ko nashatse nabi guteze nakindi kintu cyanzanye hano aho narindi nararyaga nanjye ndabizi sibyo se ariko ihangane gahunda nanjye ntabwo uyizi ako ndi bugutikura ubundi iki ni igice ubundi uko nanjye narushye uretse nanjye ndakwemeza ariko ndajya kureba abandi barabikora agahinda ka buri munsi ngusaba ibintu ukabyanga nkaho hari ikindi kintu cyanzanye muri uru rugo iwanjye sinaryaga aho navukiye mu rugo sinaryaga sinasukaga sinasaga neza naje se hano nje kumara iki ku buryo mubwira ngo kamwe konyine yarangiza ngo wariseje ngo agiye mu kazi genda Deko, bizateze. Mutekano. Bizateze. Bizateze. Nisaba mba. Nje nyine kura amafaranga. Umutekano byameze rashize mutarishyura. Amezi abaye abiri mwaka kandi yarihagaye. Yageze amasura amaze kumva 20 rwose. Tura n'ahantu hafi nabyo ikibazo umutekano uri mu icumi urumva dore amezi yarashe kandi urumva abanyerondo rwose bamaze ntabwo bongera gukora neza batarahinga urumva rero ni ikibazo none se mwari ngo kunakira ifite ntabwo ndahembwa Shubiza naje uramakane n'ubu ngubu je nanjye mwana ntabwo bibaho bro mbese cyane ko nawe ubizi neza ko mbese ntajye mpemba ku kwezi mwari barabinjira ntabwo kandi uzaza gutega ngo bagize gute ngo bamubaha ngo Rwanda baburi wabukuru kwishyura ntabwo nanjye mbanze njanze si umugabo wabari mwana bimeze bite shiri kazi
Nisi shiri nzi gute ko mbona hano hari inzu. Mwese muceri ari mu umeni dara buri mu mugabo uteka yaje kunyishyura Ese ni makumyabiri cyose. Amezi aje kubabira. Mutishyura none se urabona gute kandi ariko Sotoro shiri gusa. oya usibye ntabwo riziko narayiko oya mwebwe mutinza sibyo we ntabwo weshere nyamuhe nongeye turabiganira asubiza nongera ikibazo cyo gushaka ikintu Mufite n'email se. za telefone ari buri nshinga nawe. Ndagwako. Ujye mwishyura nawe. icyo kiza cyo kugira amadamu mwiza wamubonye Hari ibyo cyo gishize. kuko Sasa bije mu gitero kuri ako ngari nzira nawe utangiye gutera induru Yashyira kuri kode nawe. Ndagwako kode yakoze. umutekano ubonye icyiza cyo gushaka neza Ngiye kujya ndaza umuntu ahangaha ku muryango. ntugire ikibazo Ikindi kibazo cy'inzu. Sawa sawa murakoze. Murakoze. ako nturabizi ko narahembwa kandi utikureho humura Kumanga buryo afite uburebure. Karibu. Injira. Harafunguye injira. Bitese. Kiza. Meze neza. Siko mutugendere nta mahoro. ni amahoro Mbese kumbona uri gukontorora cyane ibintu. Nta kibazo nta kibazo. Muri bandi muragenzwa n'iki? Naba umugabo wawe arahari cyangwa? Mugabo wanjye muraziranye? Turaziranye. Okay, kamwisobanurira nkubwire undi wenda abona byagucanze. Twarabanaga mbere. Niko nari naragiye Dubai nyine. Ari ibintu by'ubucuruzi ngiye nkora kenshi nyine ntabwo mba mari. Ariko iyi nzu ntaragenda. Twayibanagamo ariko inzu ni yanjye. Inzu ni yawe? Bishoboka bite se? Ntabwo yabikubwiye? Kandi iyi nzu ari iyacu? Ni yanyu? Oya ni yanjye. Nuko twahabanaga mbere naragenda. Ubuse ntabwo mwaba muri abatekamutwe mukaba mwayobye cyangwa se? Madabu uri kundeba ukabona ndo mutekamutwe. Nisa niba inzu nye mazemo imyaka irenga ingahe? Mukaza muyitiyanyu. Okay, tureke kuvuga byinshi nge nawe ntago nakabaye ndi kuvugana na magambo menshi. Uwo mugore we uri mbage cyangwa uri cyana cy'ibirira bisanzwe. Ubuje kumukiri wanjye. Zebite sha.
Meze neza. Manza bicare gato. Ese utari kunsuhuza. Ikibazo cyane ni ikihe? Gasobanura ibyo ndi kumva hano. Kiye ikibazo cyane. Nta kumva akazi kagenze. Ibyo ntabwo bindebye. Guteze. Sobanura ikibazo kiri hano. Bimeze bite se? Ese ubindutse. Nagiye wishimye. Umugabo muraziranye. Turaziranye yabyaraje. Ibitekerezaho ibitindaho. Ukanshaka kunsobanurira rero. Yes. Meze bite? Basi. Bahise twaganira hano hanze mu gato tuganira. Ese ko mbona ufite urwikekwe. Uruhese. Uyu mutipe waje umurashije n'ugira ikibazo wumva tuganire tuvugane. Wumva agira vuba ubanguke ucira no kunshaka ko ari ibintu bantu. Umugore wanjye byagenze. Ubwo sinzi ibyo mugiye kuvugana sinzi ibyaha. Uramenye rero umwana urabwira madamu yuko inzu ari iyawe byabaye ikibazo kabisa. Ese ntabwo amubwije ukuri manje nta kintu yarabizi imyaka 5 yose. Ese hari ikintu mwavuganye? Naje mwanzi ko mubana umvaga azi ibintu byose cyane bivuze bro ntabwo kabisa uri hanze. Iyi nzu turi kubona ntabwo ari iyawe. Igihe cyose tumaranye uramishimira mba mu nzu z'abandi unyereka ko uri umugabo. Burya bwose ubugabo bwawe se ni ubuhe? Ushoboye iki ubundi mu buzima bwawe? Babarira umbwira nk'ikintu ushoboye uhagarara ngo ndi umugabo. Ubu n'izi ntebe ejo nzajya kubona baje kuzitwara ngo nazo ngo bazisohore. Basi nyine nta yandi mahitamo nari kugira sibyo. Umwe mutipe twarabanaga yari inshuti yanjye ajya hanze nsigira inzu yiwe sibyo. Nanjye urabizi twarakundanaga ntabwo nari kujya gukodesha kandi umuntu yaransigiye inzu sibyo. None se none biragiye kugenda gute? Bibi nawe urabizi sibyo se twabanye buruti urabizi puresha wakiragaho nta yandi mahitamo nari kugira sibyo se. Nabaga ngukeneye sibyo se nta kindi kintu nari gukora. Uhitamo kuza kunzana mu nzu z'abandi. Basi se byibuze niba unabimbwira hakiri kare tugashaka ubundi buryo. None urabona biri bugende gute? Niba inzu atari iyacu nyirayo akaba yaje. Reka tubyoroshye sibyo se. Urumva wowe urabusubiye iwanyu sibyo se. Banza wumvise. Udabasubiye iwacu. Urabusubiye iwanyu. Kumara iki? Nanjye mbanze nisuganye sibyo se. Ni ibintu byumvikana. Uranza nyamaje kungira umugore ukoze ibyo ushaka byose ngo ndangingo tubiri iwacu. Nabavugishaho gatoso. Ako kukinashatse nabo bundi. Buryo uriye mugabo igeze hano ngaha. Ese umugabo utagira inzu, umugabo udashoboye iki?
ubu byose birakunaniye nta nzu mbona icyanzanye byose ni ukwihangana ndiziri ku mukanda nkihangana nkarugumamo none n'inzu nsanze atari iyawe reba hano gira gutya n'intebe ntabwo ari izawe ariko ubundi n'ikindi cy'ubundi irashatse ubundi. Did I say that? What's the point in loving someone morally confusing? It's not likely.